byose mu gihe waba umajije gupfakara ukumva amabwire y'abantu. Imana ibakorera ubukwe bwiza bw'umugisha hano ku Muhima kuri Paruwase. Abana yareze yabyaye turamwambarira, mbese Imana irahaseruka. Nshimira Imana yahaserutse, niyo mpamvu uno ari umubyeyi. Ubwo rero igihe cyaje kugera nk'uko babivugaga, Sheri aza kuza mu muryango wacu, baramuma aza kunsaba. Yari umukene, numvaga azashaka umugabo ukize kuko iwacu twari dukennye, kugira ngo nzagire ikintu nzamurira iwacu. Ariko siko Imana yari yabishatse. Muri uwo mwanya uko dutekereza cyangwa se uko twibwira, ntabwo ari uko Imana yo mu ijuru yibwira. Yo itureberera, ireba imbere hazaza, niyo dutekerereza. Ubukwe bwaje kuba, ababyeyi baranshyingira, njyana n'umugabo wanjye, turagenda twiga amashuri y'ubukene, amashuri y'inzara, twibitseho nzayimana, nzakugirira neza, nzakugirira neza. Imana igenda iduha amasezerano. Haleluya! Abantu mubeshejweho na nzayimana mumerere haleluya. Nzayimana yaradutunze njye n'umutware wanjye, twarakundanaga bimwe ntashobora kubasobanurira. Umunsi ku wundi twabyaraga, twavugaga ko dukundana, nkamubwira Sheri ndagukunda, nawe akansubiza ndagukunda, umunsi ku wundi. N'umunsi ataha twarabibwiranye.